yashyizeho umunsi iti bakozi bacu ni mu ruhu ugiye kwinaniza kandi leta ibigira ngo uruhuke ejo ugaruke ufite imbaduko ukora akazi neza ugacape fresh warangiza wowe ukajya kwinaniza ukagaruka ahubwo nta kintu uhereza leta nta musaruro uje gutanga akazi kandi urumva ufite n'iminsi y'ibiruhuko muzarakaze leta rero ngo ikureho kuva gatanu mujye mukoresha icyo umunsi wagenewe biragoye rero abawukoresha nk'ikiruhuko ni bake ngo ni konji ari imvugo ngiye bamugana w'ibyo najya nemera ngo yayaya ngo konji ngo yahuriranye na wikendi ngo noneho nk'induru ziravuga agatangira akayibarira akavuga ati ngiye kurihamya ati nzeguka ku cyumweru gahamagara mugenzi kuwa mbere ugasanga umuntu aradandabira arasinzira mu kazi bitereka abantu baba bakorera mu ofisi yicaye munsi ya AC yazima agateza ibibazo ni AC ni amakofi adashira amazi menshi abantu ugasanga kuwa mbere yagoranye konje mujye muyikoresha ugasura famiye ukabaza uko bameze ko maze utababona nabwo runazisura erega iyo musura ntabwo muganirira ku busa kandi akenshi ako kantu utuma muganira ahubwo kata kaba kenshi kariyo yaravuga ati twa duherukanye karako mu rugo ubwo twisubiza abantu bari muri konje ubwo nibwo bari kubyuka buri muntu udafite akazi akenshi nibwo bari kubyuka twizere ko bagize ibihe byiza baninjira muri weekend kabisa bumva Radio Rwanda bura Radio Rwanda nayo yagufasha kurya konje neza nk'ubuga rw'imikino biryamiye karadiyo cyangwa se agatelefone wakizemo YouTube biterekeye hariya biba biryoshye cyane uranya mbumva iyo ndi mu rugo ntakoze icyo cya mbere kiba kiryoshye abantu banza banjyanire muri Action College yego ubundi turebe gahunda uburyo zimeze. Action College irabwira abantu ko mu kwezi kwa 9 mu by'ukuri ubwo amashuri azabatangiye barabwira abantu ko nayo yatangiye kwandika abifuza kwiga muri candidat libre. Ubwo rero barabwira abantu ko bafite amashami meza cyane wakigamo iyi candidat libre nka accounting, tourisme, culinary arts, anga no kwiga ibyo bijyanye no guteka n'amahoteli. Bafite hege, bafite MCE, bafite MCB, bafite PCM, bafite BCB, MPC ndetse na MEG n'andi menshi agiye atandukanye. Si ibyo gusa kubera ko kubashaka kwiga indimi bakaziminuza bakazinoza neza, bakajya baziganira neza, bakazumva neza, hanyuma bakanazandika neza. Barakubwira ko bafite abarimu bazi kwigisha Icyongereza, bigisha Igifaransa, bigisha Ikidage, bakigisha Igishinwa, bakigisha Igiswahili, bakigisha Kirusiya, indimi zose zikenewe zose barazigisha. Nyarukira rero utangire kwiga izi ndimi. Hanyuma kandi kubashaka kwiga imyuga namwe ntabwo Action College yabibagiwe kubera ko barakwigisha mekanike, ubwo n'ubukanishi, bakwigisha guteka ibyo bita culinary arts, hanyuma kandi barakwigisha gukora ikawa, barista no kudoda nabyo birahari. Ariko si ibyo gusa kubera ko ibyerekeye ubwiza ari byo gusuka, kogosha, kudefiriza ndetse no guca inzara no gukora makeup nabyo biracyahari muri Action College. By'akarusho nuko muri aya masomo y'imyuga iyo uyasoje bahita baguha impamya bumenyi itangwa na RTB. Iyi ni Rwanda TVET Board. Kuri preliminary provisoire nta muntu ugize ukora kabiri. Muzabaze abahakoreye bose bakoze rimwe ryonyine bagahita bayivanamo. No mwihariko Action College. Hanyuma rero undi mwihariko bafite nuko ntabwo rwose ku mafaranga y'ishuri byo bagiye kugabanyaho 30% babikubisasi amafaranga y'ishuri cyangwa se minerivage. Gerayo rero uyandikishe ufatirane vuba aya mahirwe. Fata telefone yawe uhamagare 078803 cyangwa se 07887246 tubibutse ko Action College yanafunguye ishami ryiza cyane hano ikabuga mu karere ka Gasabo. Ubwo ku bantu batuye ibi bice bya za Kabuga, Masaka, za Rusororo, za Rugende musimure muri kubabona. Urumva rero muri quartier iriya nyubako niyo mugabo witwa Vianney turakinana. Vianney ku cyumweru. Vianney muri kumwe mu kibuga. Mu Kabasaza. Vianney niwe landlord wa Action College cyane. Yanakodesha Action College. Ntera mugabo Vianney bose bwo. Yari iteretse ubwo rero. Iteretse. Amafaranga ya Action yaryiho nyine. Ati ko ndabutswe abavandimwe hano bigenze bite. Niko yavuze. Niko yambwiye. Bagize. Ubwo rero tubabwire ko cyane Kepra College muri rusange ikubwira ko niba ushaka kubona impamyabumenyi ya kaminuza utabangamiye akazi cyangwa se izindi nsingano zawe, ino rero Kepra College gutegura porogaramu z'amasomo ya nimugoroba ndetse no muri weekend mu mashami nka business analytics ndetse na project management. Uzahungukira ubuhanga bugezweho
kubitegura kuba umukozi muri rusange mwiza cyane. Hanyuma rero ku bijyanye n'ikoranabuhanga rishingirwaho mu kuzamura ubukungu ndetse bikaba bijyanye n'igihe, nabyo uzabisanga no muri Kepra College. Yandikishe mbere tariki 31 uku kwezi turimo unyuze kuri wa@kepracollege.ac.rw cyangwa se usure icyicaro cyabo giherereye hariya Ikinyinya kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya saa 3 za mu gitondo kugeza saa 11 z'umugoroba. Kwindi bisobanuro ushaka kumenya ibirebana n'izi porogaramu z'amasomo zo muri Kepra College yaba porogaramu ya nimugoroba ndetse no muri weekend, urahamagara kuri 0789 77 3042 cyangwa se uhamagare kuri 0782 Yes, rero banyarwandakazi, ubu nawe wakwisabira serivisi za leta zisabirwa ku rubuga rw'Irembo. Byikorere kuko rero biroroshye. Ushobora kwisabira serivisi za polisi byihuse ku rubuga rw'Irembo mbere na mbere kuri telefone, cyangwa se niba ufite telefone ngendanwa kanda akanyenyeri 909 urwego, ukande umubare 2 uhitemo serivisi wifuza, urugero nko kwishyura contravention, kwiyandikisha gukora ibizamini byo gutwara ibinyabiziga ndetse n'ibindi. Kuri mudasobwa urasabwa kuba uri kuri murandasi ikora neza. Gana rero urubuga wa@irembo.gov.rw, ni wa@irembo.gov.rw, ujye kuri serivisi za polisi maze ukurikiza amabwiriza. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara 9099 tugufashe ubundi, cyangwa se ukatwandikira kuri email support@irembo.com no ku mbuga nkoranyambaga @irembo-support, ubundi ukatugana tukaguha serivisi zose. Yego, mwanya mufata telefone rero muzishyushye mufata akanyenyeri, mufata telefone mukanda akanyenyeri 240 akanyenyeri rimwe akanyenyeri urwego, ubundi utsindire miliyoni uyu munsi, winjire mu muryango mugari w'abarenga 400 bamaze kuyegukana hamwe na Inzozi Roto. Ahangaho uti bigenda gute rero? Nizere ko wafashe telefone ubwo kugira ngo tujyane, urakire biceri 300 gusa, ubundi utsindire miliyoni buri wa gatatu. Icyo nababwira nuko nibishyika muzajya mugura tike nyinshi, kuko izo muguze murazongezwa mu Nzozi Loto. Buri wa kane bahereza cyangwa se abantu batsinda n'abantu babiri, no vuga ngo hatangwa miliyoni 2, ariko ubundi buri munsi nkuko Iberi yabivugaga haboneka miliyoni, cyangwa se haboneka umuntu utsindira miliyoni hamwe ni Inzozi Loto. Ubwo rero kanda akanyenyeri 240 akanyenyeri rimwe akanyenyeri urwego, ubu nawe ujye mu banyamahirwe, ndetse ujye no muri uyu mubare w'400 barenga bamaze gutsindira amafaranga miliyoni ya Inzozi Loto. Iberi niwe bavuga ati ibiceri 300 byonyine nibyo bivunjwamo miliyoni. Naho honyine biba ni mu Nzozi Loto gusa, n'ahandi hantu biba birumvikana nibakandera ku kanyenyeri. Hanyuma ruvuye mbere yuko twinjira mu miriro, wabanza nkabwira abantu ko ikipe y'igihugu ya basketball iri muri Angola mu mujyi bita Namibe, no mujyi wo muri Angola. Hanyuma ubwo bafite umukino uyu munsi wa kabiri mu mikino ya Afro Basket mu gikombe cya Afrika. Baraza gukina ikipe y'igihugu ya Congo Kinshasa, mukino ukomeye cyane. Uraza kuba ku isaha y'isa 11. Murabizi ko umukino wa mbere u Rwanda rwarawutsinzwe batsindwa na Cote d'Ivoire amanota 78 kuri 70. Uyu munsi rero barareba niba babona insinzi aba basore batozwa n'umutoza Dr. Chesar, kuko baramutse batsinzwe ngira ngo amahirwe yo kuzabona itike ya 1/4 yaba asa naho ayoyotse. Ubwo rero saa 11 ni n'umukino uza guca kuri KC2, abanyarwanda barabureba nta kibazo. Mu gihe kandi muri playoffs muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagore bari gukina Kamaramaka, ikipe ya APR birashoboka cyane ko uyu munsi ishobora gutakaza uburyo bwo kujya ku mukino wa nyuma, kuko imaze gutsindwa imikino 2 batsindwa na Kepra. Ubwo mugaragu baramutse batsinzwe uyu munsi na Kepra byaba birangiye, Kepra nayo ijya ku mukino wa nyuma. Ikipe ya kuri kurane rwa Rege na Deops ho navuga ko ari uruca abana, kuko bushize bwanatsinzwe isuzugwa amanota 102 kuri 42, difference nini cyane igera ku minota 60. Urugamba ruri rukomeye ruri ku mutoza mushumba w'ikipe ya APR umaze gutsindwa na Kepra imikino 2 yose, mu buryo abantu batategeza, kuko ntibahaga amahirwe ko ikipe ya Kepra kuko ishobora gukora mu jisho ry'ikipe ya APR bigeze ahangaha gutsindwa imikino 2. So no mugoroba rero urebye ku ikipe ya Kepra yazanye umutoza Lopez mushya w'umunya Espagne, tactique abakinnyi afite yongeyemo siri, n'ubundi ubona ko ikipe ya APR kwigobotora ino Kepra bishobora kuza kugurana. N'umugoroba bishobora kuza kurangira aya makipe yombi abonye itike yo kuza kugera ku mukino wa nyuma. Hanyuma ubwo Iberi
nta kuntu uzadutanga update tutavuze ibya mikino yacu. Yehe y'abakozi yagarutse rega ibwira abantu kora imyitozo wa muntu ahubwo turazana nepo turamuzana muri RBF mu bicu nepo uracyakina kabiri hanyuma uri umukinnyi mushya ako kantu ko kuvuga ngo new signing niyo mukinnyi mushya Keve yungutse kapiteni harimo n'izindi ngorane barategura ngo turagira ngo duhe ubutumwa ikipe ya RBC kuko turi mu itsinda rya mbere turi kumwe na RBC nayo wagira ngo ni piramide kuri twebwe turahorana RBC turahorana iduhoraho cyangwa muyihoraho kimwe muri cyo nyine ubwo turahorana itsinda rya mbere ririmo RBC RBA nyine ubwo ari ikipe yacu ndetse na BRD. hanyuma itsinda rya kabiri ririmo Minicofine statistique ndetse na RAB. itsinda rya gatatu ririmo Rwandair migration ndetse na REG. navuga ko ari n'itsinda rikomeye ubwo aho ngaho ni muri kategori cyangwa se cya cyiciro cy'ibigo bifite abakozi bari hejuru y'ijana. nabwo ni imikino izatangira mu kwezi kwa 9 tariki ya 5. ubwo abantu rero bongere baze birebere RBA uko bimeze. Imana imfashe umutoza wanyu azaba yarakize umutoza agaruke ndetse ntabwo wajya kubona abatoza bari kuri bande tushe bafite ahubwo burya umutoza w'umusigire ngo abagenda cyane ariko si Thomas Tuchel niwe wabonye ko yatoje afite sima ariko Ruvuyanga azaba hari umutoza Ruvuyanga igihe kirageze cyo kwijandika yijandike mukisi muri coaching staff ntabwo ari umuhamagaro wawe yanga atsinzwe rimwe ntiyagaruka nzageza ku bafana ngenza ndi umufana wa RBF. hanyuma nabonye nepo n'imikino y'impunzi nayo ngo irarimbanyije. Yes, iraza gusozwa ku munsi w'ejo rero hakinwa imikino ikomeye cyane nko muri football. abantu bahari za Kirehe inkambi ya Mahama ari naho hari kubera iyi mikino yageze finali itsinze Kigeme 2-1 izakina na Nyabiheke nyagiye ETM Gashora 3-0 urumva ni match ya Mahama ndetse na Nyabiheke. mu bagore ndetse no mu bagabo muri basket Mahama yageze final urumva yatsinze mu bagabo ikipe ya Kiziba. mu bagore Mahama yatsinze 79-27 mu gihe Kigeme nayo itsindwa na Mahama ya kabiri 52-33. urumva ko no muri volleyball wenda ikintu twabwira abantu Mugombwa izakina na Mahama yaba Mugombwa yatsinze Kiziba 3-0 na Mahama itsinda Kigeme 3-0. ubwo ku munsi w'ejo abanyakirehe muzamwa ryoheye cyane nibwo iyi mikino iri busozwe. urakoze cyane. reka rero twinjire muri Reyo de nyamuneka abareyo mudatuma bavuga ngo Ruvuyanga yatubihirije umunsi kandi rwose ari umunsi wahariwe abareyo tubyubahe kandi niko bimeze cyane. abareyo rero muze no kugira umunsi mwiza rwose nicyo twabifuriza nk'urubuga rw'imikino ndetse muzagire na sezo nziza muri rusange. uyu munsi turaza kureba nyine uburyo sezo yanyu izaba yifashe. tugiye kubabwira rero iby'uyu munsi mbonye Ngabo Robin Media Officer wa Rayon Sport anyoherereza agenda of the day. tugiye kuyigarukaho ariko se ku munsi w'ejo byari byifashe gute? nuko habaye byinshi cyane yaba Rayon Sport na Yanga basuye urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ruhererera ku Gisozi. ndetse Yanga yakoze n'imyitozo kuri Stade Amahoro hariya ku kibuga cyo hanze. yewe hagaragayemo Haruna Niyonzima. yewe Rayon Sport yakoze press conference na Yanga irayikora. ariko reka twinjire noneho kuri press conference nyirizina mbere ko tuza kujya ku myitozo n'ibyahabereye kuri Yanga. press conference umutoza Rome yagize icyo abwira itangazamakuru ndetse na kapiteni we w'umuzamu. First of all, thank you for the warm welcome that we received on behalf. mbere na mbere kabashimira uburyo mwatwakiriyemo yaba ari ku ikipe abakinnyi ndetse natwe abatoza twakiriwe neza. icyo naheraho mvuga mwarakoze cyane. rero ngarutse ku mukino hari ni umukino wo kwitegura amarushanwa ari imbere. ni umukino uje kare gusa natwe twiteguye amarushanwa dufite ari imbere. ni umukino mwiza wo gukina turi muri stade nziza duhangana n'ikipe nziza n'abantu benshi niteze ko bazaba bahari. It's a good game to play. A nice stadium against a good team. It's going to be a good crowd. So it's going to be a very nice atmosphere. twe tuzi icyo dushaka muri uyu mukino wa gicu tugiye gukina. rero iyi ni intambwe imwe tugiye gutera mu mikino myinshi tuzakina. It's not an indicator yet because it's still early. ntabwo ari ibyo twagenderaho kuko haracyari kare kuko hashize iminsi 10 dutangiye kwitegura. rero haracyari kare nk'uko nabikubwiye. iyi ni intambwe imwe tugiye gutera mu myiteguro yacu ndetse bikaba n'uburyo bwo kubaka ikipe mu mbaraga kugira ngo tugere aho twifuza kuba turi ndetse no mu buryo bwacu bwo kugerageza amayeri yacu mu mukino. ni n'ubundi buryo bwiza bwo kugira ngo abantu bamenyane
dufite abakinnyi bashya turashaka yuko bamenyerana n'abandi mu ikipe kugira ngo tugere ku byo twifuza kubaka. Rero nubwo navuze ngo uyu mukino ubaye kare, gusa ugiye kutwereka aho dukwiye kuba duhagaze. Uyu mukino uratwereka aho twifuza kuba turi, nubwo hakiri kare ngo tugerageze, ariko uradufasha gukomeza kujya imbere. Oya, ntabwo ari ibyumweru bibiri bishize dutangiye imyitozo gusa, izarangirana n'iki cyumweru dutangiye. Icyo nicyo cya mbere. Hanyuma icya kabiri, abakinnyi bashya. Reba, dufite abakinnyi benshi beza mu ikipe yacu, bamwe baje vuba, abandi bari bahasanzwe. N'uyu turi kumwe yari ahari. Akazi kanjye ni ugutuma buri mukinnyi wese aba mwiza. Mu gihe buri mukinnyi yaba mwiza, ikipe nayo izaba nziza, tuzabona umusaruro mwiza, tuzagera kure no mu marushanwa tuzitabira. Njye rero nishimiye ikipe mfite, ndimo ndareba uburyo ikipe yabamo nziza. Niyo mpamvu ndi hano. Naje muri iyi kipe kubera umushinga, naje muri iyi kipe kugira ngo ngire icyo ntanga, ikipe nyifashe kugera ku gasongero. yitwa Lome, akaba ari umutoza rero w'ikipe ya Young Africans. Byinshi yabigarutseho cyane, avuga yuko yashimiye stade Amahoro, avuga ati stade nakataraboneka, ariko se ibyo ngibyo rwose nta n'umuntu utakibishima. Umuntu wese ufite aho umusportifu yareba icyo gikorwa remezo aratangara. Harome Falls ni ubwa mbere yayibonye, urumva yiberaga mu gihugu cya Afurika y'Epfo, yari umutoza wungirije muri Mamelodi Sundowns. Urumva rero nibwo bari gutangira gutoza ikipe ya Yanga, ni nawo umukino wa mbere uragiye gutoza kuva yafata ikipe ya Young Africans. Ni nacyo gituma asa n'uri ku gitutu, abafana b'ikipe ya Yanga barashaka kureba wenda uburyo bw'imikinire bwe yitwara gute kuri touchline. Ubwo rero n'abakigera i Kigali yashimishwe cyane n'umujyi wa Kigali uburyo umeze, ariko anashimishwa cyane na stade Amahoro. Umuntu yavuga ko wenda yaheruka kubona stade nk'izi ari muri South Africa. Yarishimye cyane ku kibuga bakoreyeho imyitozo ku munsi w'ejo. Kibuga cyo hanze ya stade ni kibuga cyiza kabisa, kiri praticable. Ni byiza rero kuri Rome Falls kuba yarashimye nyine stade. Ubwo reka turebe uburyo aza kuyibyaza umusaruro. Tujye kuri Rayon Sport, bakoze nabo ikiganiro n'itangazamakuru. Bwana Famille Hotfi aragira ati iki, ndetse na Abedi Bigirima. Pour la préparation, on a fait, je crois qu'une bonne préparation. On a commencé peut-être un mois et demi de préparation. On a fait 5 matchs amicaux. Uburyo twiteguye neza. Ubu hashize ukwezi kumwe n'igice dutangiye imyitozo, twakinnye imikino 5 ya gicuti. Uko twiteguye umukino wa gicuti mpuzamahanga rero nuko tuza akazi kacu ku mukino mpuzamahanga. Kuko mubizi, Rayon Sport ni ikipe nkuru, tugomba kwerekana umukino mwiza ku ikipe nziza muri Afurika nka Yanga. Nizeye ko twiteguye kwerekana umukino mwiza. Le jour qui est venu le retard, c'est à côté de moi, d'Abidi, mais je crois maintenant qu'il est prêt. Reba, njye mfite abakinnyi 26. Rero umukinnyi waje atinze nyuma y'abandi niwe ngo mubona unyicaye iruhande, Abedi, kandi nawe ndatekereza ko yiteguye. Abakinnyi bose dufite biteguye gukina umukino wa Yanga. Tumaze gukina imikino 5 ya gicuti, abakinnyi bose barakinnye, babona igihe gihagije, ariko ku mukino wa Yanga ni umukino mpuzamahanga. Rero ngomba gukoresha abakinnyi byibura 80% cyangwa 90% bazakina muri uyu mwaka w'imikino. Rero umukino wa Yanga njye nkufata nk'umukino w'irushanwa, kuko ni umukino w'umunsi wa Rayon Sport, ndafata nk'umukino w'irushanwa. On va le prendre comme un match officiel et international, Inch'Allah. Ndanyuzwe nabo mfite, gusa uyu mukino uzaduha igitekerezo cya nyacyo cy'ikipe nziza twifuza, kandi niyo kipe dufite tuzakoresha muri uyu mwaka w'imikino. Abakinnyi bose barahari, rero mpagijwe n'abakinnyi mfite, nakoranye nabo. Ubu navuga ko 90% twiteguye. Inch'Allah, c'est ça le jeu, les joueurs qui sont disponibles. Inch'Allah. Maintenant, on dit qu'on est satisfait de cet effectif. On a travaillé avec eux et on va considérer qu'on est prêt à 90%, Inch'Allah. Cha kwanza nashukuru Mungu kwa kutuwezesha tena kukuasi wote hapa na kwa gisi unaniuliza, nafurahi sana kujikuta. Mbere na mbere ndashimira Imana yaduhaye imbaraga tukaba turi hano. Icyo navuga nuko nishimye kuza mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ikomeye hano mu Rwanda. Narishimye kuba naraje mu ikipe ya Rayon Sport. Ndio ile niliongea mwanzo, ni ikipe kubwa, nachukulia kama ikipe kubwa. Ya kitu kilituma ikintu cyatumaga ntaza muri Rayon Sport mu myaka yashize nuko nagiranaga ibiganiro na komite, ariko bikarangira tutumvikanye, bikarangira nsinyiye ikipe ya polisi. Ya
target yangu sio yangu tu, ni wajueri intego mfite ntabwo ari yanjye gusa ahubwo ni iya buri mukinnyi wese nuko dufite akazi katoroshye twaganira intego zacu na komite. iya mbere ni uko tugomba gutwara igikombe cya shampiyona, iya kabiri no kugeza ikipe mu matsinda ya CAF Confederation Cup kuzapitisha kupe na ikipe mapuli ya CAF Confederation. kuko umutoza yabivuze ni umukino buri mukinnyi wese yiteguye. Yanga ni ikipe ikomeye na Rayon Sport ni ikipe ikomeye, turayubaha gusa nizeye ko tuza kubona intsinzi. Ni Yanga ni ekipe kubwa na Rayon Sport na ni ekipe kubwa, tunawaheshimia ila tubaogope na nina imani kama kesho inshallah tutapata victory. ngiyo Rayon Sport turatiganiraho. abareyo muri hehe ko tugiye kujya mu miriro, ariko reka maze mabwire yuko EPO box kanda akanyenyeri 881 akanyenyeri 631 ubundi ukurikiza amabwiriza wuzuza imyirondoro yawe. ubundi ikintu cya gatatu ngomba kubwira, hitamo 3 itemo na EPO box. hanyuma ikintu cya kane kina kenshi utsindira token nyinshi. hanyuma cya gatanu inyongera y'amafaranga n'amanota. icya gatandatu ufunguye EPO box ako kanya uhabwa amanota 100 y'inyongera. icya karindwi komeza ukina ukoresheje menu irimo izindi tokeni, wongera amahirwe yo gutsindira ibihembo hamwe na EPO box. amafaranga arimo ahangaha muri itemo na EPO box. ukanda akanyenyeri 801 akanyenyeri 631. Yes. 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 abareyo bahageze ibe. abareyo banza bahageze, tubabwire amakuru. abareyo bahageze. abareyo bahageze kuri FM ho bariho, kuri YouTube bariho, ndabona barimo banerekana cyane cyane abavuye mu ntara bari mu makwasiteri. ubu mu kanya harimo Rebre Dicide, abavandimwe bazahuye hariya rwose muri za kwasiteri za Orizo babukereye baravuga bati twateretseho twaje dore reba uruvuga ngo ko kuri YouTube ni ubururu gusa barimo babu bururu. abareyo uyu munsi ni uwabo. ni umunsi ni uwabo nubwo munsi w'igikundiro. igikundiro cy'abareyo. igikundiro cy'abareyo. kipe y'abanyarwanda. umuntu arabakirara. duhere kuri Remera ngo batangiye kuyijagajaga ngo barahicaye baravuga bati uyu munsi abantu bakwiriye kuzajya ngo reyo ngo byahuranye ngo na Samsiyo. ariko abareyo barimo baravuga bati ngo leta izatekereza uburyo uyu munsi ngo nabwo nubwo bitaba byahuriranye ngo izayitanga konje. ariko harimo ibiganiro na Rwanda Convention Bureau ku buryo Rayon Day nyine wajya mu minsi nyine ikomeye cyane mu minsi isanzwe ya guverinoma. ubwo nibikunda bari barabishyiramo imbaraga cyane muri Rayon Day. ariko icyo nkundira Rayon Day umwaka kuwundi ubona nyine igenda ifata imbaraga. urebye nka Rayon Day zagiye zibanza uko zigenda zikurikirana niko zigira imbaraga. nk'iyo uyu mwaka ifite imbaraga pe. imwe mwaka ifite imbaraga. wenda ikintu kimwe mbona kidarimo imbaraga cyane n'uburyo bwo kugaragaza wenda nk'umukinnyi nyine watigishije ubundi ubusanzwe habaga ari nk'umukinnyi uvuga ngo muri Rayon Day niho turamubonera. uvuga ati turamubona muri Rayon Day umukinnyi wateganyijwe kuri gahunda ngabo adusha yarinze mu kanya. ntabwo kaduhere kuri iyi gahunda, ntabwo icyo gikorwa kirimo. kaduhere kuri iyo gahunda. mbere yo kuvuga ibintu byose tubanze duha abareyo badukurikiye gahunda y'umunsi. stade ubu ngubu tuvugana irafunguye. stade ubu ngubu tuvugana irafunguye kuko yafunguye ni ukuvuga ngo hagati ya saa 4 na saa 6 turabijyanamo muri ubu buryo. kuva ku isaha y'isaa 4 ubwo shize iminota 30 kugeza ku isaha y'isaa 6 Rayon Sport yashyize ibyo bita ngo ni gates open and fun welcoming. ubwo nuvuga ngo imiryango irafunguye n'abafana batangira kwinjira muri stade. hanyuma guhera ku isaha y'isaa 6 kugeza ku isaha y'isaa 8 ASK versus Inyange match. abakanyujijeho aba ni babandi bo muri weekend. ubwo nabahoze bo muri Rayon ariko ni ya kipe y'abasaza ya Rayon Sport. hanyuma barakina n'ikipe y'Inyange. barakina n'Inyange. amace keza. kureba abasaza bagaconga. abaduherutse gukina mu ikipe nyinamo ya Drujuba yara Kicukiro. harimo bande kumbuza abantu bakina muri ikipe ya ASK. urumva harimo ba Pekinyo, harimo ba Andre yari ari mu izamu,
harimo ba myugariro Eric w'imoso ebana umwe wa muri Gicumbi utemana ebana yaranantemaga nkavuga ati ariko se muze vipi Eric waza kira muri Rayon. shiremo inkokora apana ariko apana Eric uyu nguyu Gisa. apana Gisa wowe undi Eric wa kera harimo ba Rumamina bo barimo n'abakinnyi benshi bari mu bakanyije mu ikipe ya Rayon Sport ba Kocha Mbanze n'abakinnye mbere ya 1994 bose usanga barimo so navuga ko nakamace kagenda nabo abafana bagomba kuza kureba abo bakinnyi bakanyije b'ikipe ya Rayon Sport uko bahagaze babyita amusement ni kwa kundi babitegura kurya kwa bari turi gufata mbere yuko urya byanyabyo iyi match yo ni amusement twagiye hanyuma kuva ku isaha y'isa 8 kugeza ku isaha y'isa 9 hari icyo bita presentation Rayon Sport Women's Swad 2025-2026. Nuvuga ngo barapresenta nyine ikipe y'abagore ya Rayon Sport barapresenta swad yabo berekana abakinnyi baguzwe ariko bererekana swad yose muri rusange abakinnyi bose bahari ba Rayon Sport Women Football Club. Hanyuma ku isaha y'isa 9 zuzuye kujya ku isaha y'isa 9:10 ni Zero Trap Performance. Zero Trap. Ubwo birumvikana ko arahera ku ndirimbo ye yakoreye Rayon Sport. Hey. Zero Trap aracurangira abantu baraba bahari. Muraperi mu baraperi barimo kugenda bazamuka muri iki gihugu ebana amaze kubaka izina kabisa araza kuba performingira abantu bari muri stade yego. Hanyuma ku isaha y'isa 9:10 nyuma ya Zero Trap kugeza ku isaha y'isa 10 ni presentation Rayon Sport Men's Swad 2025-2026. Baragaragaza abakinnyi ba Rayon Sport ikipe Rayon Sport abakinnyi bose ifite abaye ariko bemewe ubwo nta abari mwigerizo ntabwo barimo nabamaze gusinya amasezerano bavuga ngo ubundi bagomba kujya kuri Rode bamaze kumenya abakinnyi bazakoresha muri saison ariko n'abandi bakongeramo nyuma ariko baracyagoranye ariko abo bagaragaza ahangaha niho abafana ba Rayon Sport bamenyera ngo uyu mukinnyi yarasinye dufite bandi uyu mwaka kugeza aya masaha. Hanyuma guhera ku isaha y'isa 10 kugeza ku isaha y'isa 10:10 Kenisol Performance. Kenisol aririmbira abantu baraba barimo. Kenisol afite indirimbo nyinshi harimo n'inshyashya ubwo abantu baraza kuzumvira muri Stade Amahoro muri Rayon Day. Kenisol ni umwe mu bahanzi bagira abafana benshi cyane b'urubyiruko. Buriya Kenisol ni n'umuhanzi wawukinnye buriya nawe yarawukinnye cyane hariya ku Mumena muri ya kipe y'abanzi cyagiye dukina muri none agatagenda muri Kigali University yarushye kare na elementary barushye ariko agatacu bukabona agapira akaba kagenda ariko nyine ni iminota 3 tayara akabarenga. Hanyuma ku isaha y'isa 10:10 kugeza ku isaha y'isa 10:50 hari icyo bita recognition ceremony. Ubwo ni ibirori byo gushimira abafatanyabikorwa cyane abafatanyabikorwa barashimira abafatanyabikorwa babafashije kuri Rayon Day nabo bazakorana muri mwaka w'imikino. Exactly. Hanyuma guhera ku isaha y'isa 10:50 kujya ku isaha y'isa 11 President's Address. Ubwo ni ijambo rya Tade aza kugeza kuba bari muri stade cyangwa bareba by'umwihariko. Hanyuma saa 11 zuzuye kujya ku isaha y'isa 11:15 ni live culture performance. Ubwo hano ni gakondo nyine abantu baraza kuba barimo bibutswa umuco nyarwanda. Hanyuma guhera ku isaha y'isa 11:15 kugeza ku isaha y'isa 11:50 ni pre-match warm up. Ubwo amakipe araza kuba arimo yishyushya yaba ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Young Africans. Hanyuma ku isaha y'isa 12 kugeza ku isaha y'isa 2 z'ijoro ni main match Rayon Sport vs Young Sports Club. Ni iminota 90 y'umukino hagati ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Young Africans ari nacyo gikorwa nyamukuru umuntu yavuga muri Rayon Day abantu benshi bifuza kureba uko iyi match za ko bimeze yaba Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Young haratangwa n'igikombe. Hanyuma ku isaha y'isa 2 kujya ku isaha y'isa 3 ngo ni post match celebration. Unyina ikipe yatsinze abafana bishimira ko umukino uraza kuba ugenze bahana kaciyazi wenda abakinnyi bagurana jezi nabyo birashoboka ko bashobora kugurana jezi ari byiza cyane. Hanyuma ndabona ngo Robin dukubise irindi tangazo ati abayobozi ba Rayon Sport n'ikipe ya Young Africans uyu munsi saa 6 zuzuye barasura umudugudu w'abarokotse wa Gasharu Ikinyinya. Kuri ya gahunda ejo hashize irimurwa abanyamakuru babyifuza bahagera. Murakoze. Ndabona rero umudije uza kuba uhari ni n'umuvandimwe hano umenyerewe muri Kesitu Selector Faba wa Faba umuhungu cyane niwe uza kuza kuba hari. Hanyuma ubwo ikindi twababwira kuri update ku kirebana n'amatike mu ijoro ryakeye kuko saa 5 z'ijoro nibwo batanga update twarababwiye ejo Skybox ndetse na executive seats zari zashize VIP mu ijoro ryakeye
yari igeze kuri 97% ubwo yarasigaye 3% kugira ngo zose zigurwe. Hanyuma iyo ni VVIP. Hanyuma VIP yari igeze kuri 93%. Hanyuma Classic Seats imwe 15,000 yari igeze kuri 90%. Upper Ball handi y'ibihumbi 3 yari igeze kuri 65%. Hanyuma Low Ball handi y'ibihumbi 5 hasi, ariko mu hasanzwe yarageze 72%. Numva ko izo pourcentage zibura ku masaha, navuga ko uhereye saa sita z'ijoro kugeza ubu ngubu Eberi niyibutsa abareyo yageze akanyenyeri bagakandi buze stade, kuko nkurikije imibare mugaragarimo kuvuga abareyo mugomba kuzuza stade. mugomba kuyuzuza kubera ko urabona mu minsi ishize urabibuka cyajya hari igiterane cy'abahamya ba Yehova, hari umuntu watwandikira avuga ngo ngaho ni APR na Reyo nibijandike batwereke. Ubwo yafashe ifoto yerekana mimbere ahantu hose nta n'umwanya n'umwe wabona ukanayizamo ikirenge, yerekana no hanze ko hari abantu bahari batarimo. None atavuga ngo APR na Reyo ni mwijandike, noneho muri iyi minsi yanyu mikuru mufite mutwereke ko namwe hano mushobora gukubita stade ikuzura akabona naho umuntu yakandagira. Ubwo Iberi ibutsa abantu kugira ngo nizo pourcentage abafana ba Reyo bataragura itike bayigura, none nka kwintu birakaze. Wibutse n'abafana ba APR Yanga, kuko umufana wa APR ugomba kuri muri stade ureba Yanga yawe wihebe. Harimo abantu bagiye kureba Yanga benshi, harimo abantu bagiye kureba Yanga, ariko mbonye ikipe Yanga igiye gufungura ngo Fan Club i Kigali cyane. Fan Club ya Kigali iravuga cyane abafana benshi bahari bose tugomba gufungura Fan Club izwi. Yego, ubwo abareyo bataragura amatike baza kujya muri systeme barasangamo, ubwo nyine itike basangamo niyo bagura. Ubwo izashize bazivanye muri systeme, izo basangamo nizo bagura. Urakanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 1191 urwego, uko ni kuragura itike yo kwinjira muri iyi Leon Day. Ariko inama nakugira, gura byibura mbere yuko saa sita zigera. Saa sita nizigera amatike sha araza ko bashizemo pe, araza ko bashizemo. Ubwo uramutse ugize ikibazo, hari support call center ku bijyanye n'amatike, cyangwa se kuba wabaza. Hari abantu bajya bagura amatike bikanga, kaba yakubaza ngo bimeze bite. Ushobora guhamagara 0788 75 62 222 cyangwa se 0788 08 12 252 bakagufasha uburyo bwo kubona itike yigura kire kugira ngo uze kuba wicaye neza cyane muri stade Amahoro nziza cyane. Ubwo Ruvuyanga nituze kwibagirwa akantu kuri Yanga, kantu ka Haruna wakoze imyitozo muri Yanga ku munsi w'ejo, karabakozeho ku mutima, akantu kabakoze ku mutima. Abantu benshi barigaya Nyarugenge hari ukuntu tudatanga agaciro umuntu akwiye, ariko abandi bo barakazirikana. Sha numvishe nka Ali Shabani Kamuye muvugizi w'ikipe Yanga avuga ko nyine ukuntu bishimiye kubona Haruna aje kurana imyitozo nabo. Ushaka kugira ngo wenda niwe wabisabye, ariko Yanga niyo yabimusabye cyane cyane kumuzirikana nk'umu legend, umunyabigwi mu ikipe ya Yanga ko tuje mu gihugu, kandi iki gihugu harimo umukinnyi wadukiniye w'umunyabigwi waduhaye byose dutwarana nawe bikombe. Tugomba kumuhamagara akaba ari umwe muri twebwe mu gikorwa tugiyemo muri icyo gihugu. Haruna yakiniye Yanga ayivamo ajya muri Simba, arongera agaruka muri Yanga. Urumva ko byanze bikunze n'umunyabigwi. Uzi ko banavuze ngo aramutse abemereye uyu munsi akaba yakemera gukina, bamushyira minota 20 cyangwa 10 akaba arimo yambaye umwambaro wa Yanga. Ibaze ukina ariko adafite amasezerano, atari gukoresha igeragezwa, ahubwo kugira ngo bazirikane ibihe byiza yabahaye cyangwa se wenda n'ibikombe batwaranye. Banavuze hano yavuze ati wenda iwanyu ushaka kutemerwa, ariko byanze bikunze ibyo wakoze hari aba babyemerwa nako yakanazemo, iyo batamukanazemo ariko yagomba gukanagamo. Haruna tujye twemera, ntabwo arimo aratakira ubusa cyangwa iki, ntabwo tumuha agaciro akwiriye cyane. Batugira n'iki kintu, yaba twebwe itangazamakuru, yaba abafana, ntabwo Haruna tumuha agaciro. Wa mugani w'ikinyarwanda ngo nta muhanuzi wabo, twebwe burye turabapurika. Ntihagire uza kuvuga ngo iki ngo ariko ngiki, tubihuriyeho twese. Abantu bajya gushakirana ngo statistique, ngo iyo myaka ingahe, ngo yatanze assist zingahe, ya providence yatsinze ibitego bingahe, aho nuko ukara kuvuga ngo none se icyo gihe cyose yarazaga akabwira abantu ngo munkinishe, abatoza bose ko bahindagurikaga yambaye igitambaro cy'ubukapiteni, yababwiraga ngo munkinishe ku itegeko. Yajyaga muri Yanga akabanzamo, yakajya muri Simba akabanzamo, yari uko yakoresheje itegeko. So ibyo byose rero uragenda ukabikombainenga, twe yazane wacu aravuga ati uri ni muzehe, bakamubona n'ibiki. Ariko abantu bagatekereza ako kanya ntibibuke ko ibigwi byiwe byo vuga ngo nk'iyi nuvuga ngo uko kuzirikana agaciro kiwe. So Yanga rero yesereka abantu hano, ariko Haruna ntari mu ba long serving captain b'Amavubi.
babaye kapiteni igihe kinini mu ikipe y'igihugu urebye na consistency Twibutse neza. abarimo rwose urebye bijyanye n'amagenerasiyo hari generasiyo nkatwe tutaba tuzi u Rwanda rujya muri kane tutabirebye tutari tubizi undi mukinnyi tuzi wabaye ukomeye mu mateka y'umupira wo mu Rwanda ni Haruna ntamwe bavuga rwose ni Haruna Oya, Haruna Irene, Niyonzima Irene, ntawe. Irene, wivuga muri rusange ngo nkawe ngo mutazi ngo barye muri kani hano abandi twari we yavuze nka we nawe nabagana yavuze byinshi yashyize mu byinshi hano kuri no round table ari kuvuga we na bagenzi be. aravuga Irene na bagenzi be bashobora kuba generasiyo yacu banganya. hari abantu tutabonye u Rwanda rujya muri kane Yego. twebwe rero generasiyo yacu umukinnyi tuzi ukomeye ni Haruna Niyonzima mu ikipe y'igihugu bandi tumva nk'abo mu mateka n'ubundi Akoro, sina Haruna rega buriya Rene abanyarwanda sinzi ikintu twabaye dukwiye no guhindura ntabwo abakinnyi bacu bakanyujijeho baduhaye ibyishimo ntabwo iyo bavuye mu kibuga tubakunda banza ntabwo urebe tubakunda ngo tububahe Banza urebe- turavuga Haruna kubera ko ari we wavuzwe cyane ariko hari n'abandi ariko rero birababaje iyo usanga umukinnyi wakiniye Amavubi wakiniye Real agakina na APR akaza kuri stade agahezwa hanze ya stade Ariko rero Ibi Ruvuyanga- twagiye tubivuga inshuro nyinshi Ruvuyanga nanone turebe ku mpande zombi abakinnyi nabo uburyo bagenda iyo basoza nyine kariyeri umuntu aca mu twatsi ni imiterere ariko n'imyubakire y'umupira wacu niko byubakitse nyine yacu ubundi ahandi iyo umuntu ajya gusezera ni ukuvuga ngo akorerwa ikipe ni ukuvuga ngo asezereyemo akorerwa iyo God of Honor ndetse kandi akorerwa n'ibirori byo kuza gusezera ibintu byose bikaba biri official ariko twebwe umuntu weruka ngo yarakiriye yaramanutse n'ibiki utamenya amakuru ye none se bikazahura hano iwacu umukinnyi ajya gusoreza kariyeri aho yatangiriye ntibamuhere kiriteri oya dore ikintu gihari ugasanga ayo bagomba guherekeza n'ahandi reka ubwire ibe n'ahandi bishobora kubaho ariko hari ikintu abantu bakunda kugarukaho abayobozi kenshi yaba mu mafederasiyo cyangwa se n'amayikipe n'iki ibintu byabo babyubakira kuri influence y'amaradiyo reka mbivuge uko biri twebwe ntituzabura kuvuga ko umukinnyi wari uri wenda muri ekipe yo hejuru yagiyemo yo hasi bitewe n'igihe agezemo ariko we wikumva ko kuba atakiri on top bikuraho ibyo yakoze wowe kora akazi kawe nk'umuyobozi ushimira umuntu mu byo yakoze mu gihe yagibikoze Umutegurira igikorwa. yego umutegurira igikorwa uwo mukinnyi nashaka bari no mu cyiciro cya kabiri ntibikura ko icyo gikorwa nikijya gukorwa duha agaciro ibyo bintu yakoze none hari n'uvuga ngo ubwo Haruna ngo wabaye kapiteni igihe kirekire ngo yahaye icy'Amavubi reka mbaho urugero ubu se Steven Gerrard na Lampard bahaye icy'Ubwongereza ikintu bahaye Ubwongereza si igikombe kandi bari beza. barinze baritaringa nta kintu bahaye Ubwongereza ariko barafatwa nk'abarigenti b'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza urumva ntabwo rero bivuze ngo kubera ko nta gikombe twatwaye muri iyo myaka cyangwa tujye muri kani bivuze ko ari umukinnyi tubisozeho. n'importe ko usanzwe tubisoza ariko abanyarwanda dukwiriye kuzasaba imbabazi umuntu bita Haruna Niyonzima kumusaba imbabazi si ukuvuga ngo tuzajya tumubwire ngo mbabarira tumuha agaciro ni ukumuha Ariko agaciro usaba imbabazi- akazava muri uyu eh, mupira neza yubashye umuntu nibura. yanga yadukebuye ari anagakoreye dukubise mu abafana rwose rwose nta kumubona ngo bubu kuri mikoro Arashaje. nta kuhita utangira kuzana ngo statistique ngo ibiki oya gusaba ni imbabazi fundi Haruna wa soka. ni ukumuha agaciro kandi pana mu magambo mu bikorwa uretse na Haruna akazava muri uyu N'abandi. mupira n'abandi bazavamo yego ntituzava akazava muri uyu mupira n'abandi bavuyemo erega bahari yubashywe abizirikana bagifite aho nicyo bahuriye kintu cyonyine twakora tukagarura urukundo kuri Haruna nta kindi hanyuma ibe ka kantu twavuze kuri ya kipe ya eske na n'inyange formation menye iriya eske ntabwo ari baba legend n'indi ni zino nyine zo muri weekend ahubwo kugira ngo ari amakipe agaragare kuri uno munsi w'igikundiro akanyenyeri ka miliyoni 10 ASK aya makipe yombi akwira kipe burasi ya Kamena oya byashoboka ya eske kamena se ko ari urubyiruko ahubwo ari Nagira ASK nagira- kampani y'amanetwork Ubundi- iriya eske ubundi nayibewe ubundi narinzi ya ASV niyo nari imenyereye ASV yo muri Serikiri. yo muri serikiri iriya eske rero ariko icyo amakuru mfite aya makipe yombi kugira ngo akinire match yatanze miliyoni 10 nyine muvuga ngo muri iyi kampeni y'umunsi w'igikundiro gutegura uyu munsi rero nayo yese habwa aravuga ati ngaho namwe nimwigaragaze byiza mukubura ikibuga hanyuma se ngo ko nebe imyenda yabuze bimeze bite Paveri Nzira bimeze bite ndaje nabyo tubigarutseho reka twamamaze gato cyane tujya kuri dosiye ya Paveri Nzira ibera ayitereka yitubwire hanyuma n'imyenda ndabona ngo bafite ibiro 70 ngo batarimo kuyibona nuvuga ngo x3 turaje ese ko ari uguhinda n'ubundi itagukunda itakurinda wafashe intego ukayitera umugongo nkise kandi inzoga ni gito yirinda bato nta nkitangiza yihungire kure nyamara ngo izana umunezero uwuhese kahubwo izana umuze
inzoga si wane tunywe less. Paveri nzira rero niyo dosiye tugiye kujyaho n'andi makuru menshi cyane ya Rayon Sport ariko kandi Nyamukandagira turababwiraho gato cyane. Nyamukandagira tuzayiganira neza cyane ejo kuko iracyafite amasaha yo kuyiganiraho. turaganira gato Power Dynamos ariko ni rwose bumve yuko abafana ba PL tuzayiganiraho ejo kuko baracyafite amasaha yo kwitegura. Impamvu twahahereye umwanya nuko nyine umwanya wayo n'uyu munsi nyine n'uyu munsi kugira ngo baze kuryoherwa n'ibirori byabo. Ariko reka tubajyane gato muri Tenga Promo. Yego Tenga Promo hamwe na Ikubile Lotto barakubwira ko ugomba kujya uhaha ariko wamara guhaha ugahabwa facture za IBM, nta facture z'impapuro zikibaho rwose, nta facture zo kuzikaramu n'agapapuro zikibaho. Ubu ni IBM ku buryo rero leta y'u Rwanda ibasha gukusanya ayo mafaranga y'umusoro uba wishyuye. Hanyuma rero sibyo gusa kubera ko urasubizwa 10% kuri TVA yayo wishyuye birumvikana. Ariko kandi Ikubile Lotto yesizanamo promotion ya Tenga Promo aho rero za facture zose wagiye ukusanya nabyo barabiguhembera ko barakusanyije izo facture nabyo barabiguhembera, barazikusanya rero bakuzamurira amanota bakakwinjiza mu banyamahirwe bagomba gutsindira ibihembo by'amafaranga agera kuri $50 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ibihembo bitangwa buri kwezi. Kugira ngo winjire neza cyane muri Tenga Promo nuko ukanda akanyenyeri 562 urwego iki gihe uraba wiyandikishije. Hanyuma numara kwiyandikisha wongera ukande akanyenyeri 562 urwego uratangira gukina muri Tenga Promo. Hanyuma rero ubwo urahita ujyamo neza cyane mu banyamahirwe. Icyo usabwa rero nuko nta mafaranga usabwa kugira ngo ukinire ibihembo muri Tenga Promo, ahubwo urasaba facture za IBM kenshi gashoboka ubundi ukande akanyenyeri 562 urwego kugira ngo ushobore gutsindira ibihembo muri hari umunsi w'igikundi nge murabizi ko uzaba mpari ariko wari ubizi ko azaba hari Roki Kimomo. Ni kuri uyu wa gatanu duhurire muri Stade Amahoro tuzakina n'ikipe ya Yanga ivuye muri Tanzania. Abareba muze dukubita agakipe nk'ibisanzwe twimanukire. Gura itike yawe, nabonye abanyarwanda amatike bayagerereye bari kuyagura nk'abagura amasuka we n'ibinanga nzanakifa tiramo ku myaka 17 ku buntu. Babyeyi rero namwe barezi mwese, ubuzima bw'umwana n'inshingano zacu twese hamwe dukingize abana bacu ku gihe. Ihute byihutemo ijandike kuri Paveri nzira. Paveri nzira twamubonye ejo aganira na kwifotozanya na perezida wa Rayon Sport, ariko ntabwo ari photo signing, barifotozanyije bisanzwe gusa abantu baravuga ati yarasinye cyangwa ni kwa kundi nyine aba sportif bahura. Ariko ira foto si yo mu muhanda, si y'ahantu abantu bafatira ka cyayi ngo ni mu isoko cyangwa igurira abona barahuye mufashe selfie kubera ko umwe ashaka kwifotoza n'undi, ubona ko ni foto yafotowe ahantu babumvikaniye ko bagomba guhurira. Yego kandi ikindi abantu bamenye nuko ira foto atari yo ku munsi w'ejo, ira foto imaze iminsi yafashwe rwose nko mu cyumweru gishize. Ubwo ni igihe ibiganiro byarimo hagati ya Rayon Sport ndetse na Paveri nzira, uyu muzamu ukomoka mu gihugu cya Congo Brazzaville wakiniraga ikipe ya APR, ariko asoje amasezerano baramurekura banamushimira. Nawe rero ntiyataha. Abantu barabizi ko mu mikino ya Esperance Football Tournament yararimo, ndetse tunamubaza niba azaguma gukina mu Rwanda. Yabihamije ko azakomeza gukina i Kigali. Ubwo igikurikiyeho no kumenya ngo se ikipe yaravuze azakinamo yari yihe. Ngiye nko kubwanya natekerezaga nka za Gorira na za Gasogi, ariko wenda yari afite ibiganiro yagiranye n'ikipe ya Rayon Sport. Umuntu yavuga ko rero ibiganiro yagiranaga na Rayon Sport Ruvuyanga ku munsi w'ejo aribwo byashyizweho akadomo, kubera ko ibyo yifuzaga n'ibyo Rayon Sport yamuhaga harimo gapuno baza kwihurizaho. Paveri nzira arayemera. Ariko Paveri ikintu kiri gutuma atereka ngo muri Rayon Sport ni kimwe, bavuga ngo bamaze kumvikana byose baramuha installation, amafaranga y'umushahara azahembwa, recruitment baraza kumuha ndetse n'imyaka arasinya. Ibyo bintu byose babyumvikanye nta kibazo kirimo. Ariko Paveri aravuga ngo ndasinya cyangwa se murantangaza ariko amafaranga twumvikanye muyama yose imbumbe nyafite cash in hand. Aba bakinnyi ntawe ugisinya dahaho amafaranga. Aravuga ati ibyo bya Rayon Day mushaka mujye gufata inguzanyo muri banki, ibyo kumwe ngo bari bambwiye ati Rayon Day kivemo wewe wasinye tunakupresente mu bakinnyi, noneho Rayon Day nivamo amafaranga tuzadepoza kuri konti yawe. Ati mbaye imyaka 2 hano ndabaza. Aravuga ati amavuta y'umugabo namuraye he ku munwa ku mubiri ku munwa ni ku munwa watangiye gutekereza weekend ku munwa n'agacupa, ariko ari undi mugabo urimo ku munwa n'agacupa nyine ku mubiri. Icupa ry'umugabo icupa ry'umugabo riri muraye ku munwa. Ubwo navuga amavuta muraye ku mubiri. Paveri ashaka muraye ku mubiri.
ariko we namuraye ku mubiri nako gacupa agashyira ku munwa yego amfura ubwo ikintu kiri gutuma rero adasinya nuko bataramuha amafaranga yose ya recruitment yose ko yakabaye kuko ntabwo ashaka n'igice arashaka yose ya recruitment bayadepoze kuri konte ye nawe ahita asinya ubwo ikiri kutishwa rero muri aka kanya no kugira ngo aya mafaranga yaboneke ukuntu abantu bagenda bikorakoramo muri ya matsinda yabo bagiye bigabanyamo amafamiye uyu munsi araza no gushimirwa aya mafamiye bari gushaka rero uburyo bayamwishyura kugira ngo aze kugaragara muri Rio Day ubwo bigenze neza amafaranga akaboneka Pavel Inzira abona baraza kumubona mu izamu rya Rayon Sport ngo n'umutoza ahita amubanzamo umutoza akavuga ati mwihutishe ibijyanye no gusinyisha Pavel ze kuza kumubanzamo ko ne muzamu mbona wakimura ikibazo kizamu hano muri sije mu iduka ricuruza imyenda Rayon Sport ndabona wari uhazi wa mbere naraguze ngo nashaka urabona n'umukeye azajya kino match za Peri gusa ngo rero umupira waguze n'umwe Peri yamusezereye atari performance yagize mbi mu kibuga ukuntu yatandukanye nayo ngo nashaka azajya kino match twemera cyane umufana wa Rayon Sport ukomeye cyane kandi umusitari muri umusitari azagitegura 70 nanye nka perezida w'abafana wa Rayon umupira ko nawe ukure rwose ukure muri mupira iyo kipe we kugira ngo yigihindure iri hehe nakuramwe iyo mbibutse ndabakunda bambwiye ko mwatsinze Pavel ari mwizamu ya Rayon Sport icyo nakunze ni kimwe Rayon Sport abantu bagiye bakomeza kubihengeka ndabonera kubwira abafana ba Rayon Sport bose tuzambare imyenda ubururu n'umweru hari n'indi jezi nshyashya muze rwose muyigure rwose tuzakubita ikipe bita Yanga twamba ubururu n'umweru bagura amatike kandi baje bambaye bake bibutse ni itariki 15 z'ukwa munani azaba ari kuri Assomption n'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya yambara ubururu n'umweru naho ari mu ijuru abatureba yambara ubururu n'umweru dukubita ikipe bita Yanga kandi imvura ngenda babyiza ukuri muzabimbaze nyuma ya match uwo munsi nzina muri champion ushaka gutwara umuzamu namenyereye iyo champion biba ari sawa cyane. Yego ngayo rero nguko tubwire abareyo n'abandi bakunze umupira w'amaguru mu Rwanda yuko uyu mukino wa Rayon Sport na Yanga uza gutambuka kuri Radio Rwanda kabisa 5-5 rwose tuza kubagizaho ubashije kugura tike aze gukurikira Radio Rwanda igiswahili ndimo ragenda nkiga gake rugangurungu bari muri lokari ibintu araza kuba aturagurika ari gusoma izo bita musamiyati nka yari gushaka amagambo nyine zo gukoresha vuga ati anapiga mpira mukwagira kino mpira utapa anamuvisha kanzu biraza kuba ari umuriro kuko iyi kipe ya Yanga abantu batavuga ati mudatiriya hiya basi na ba Clemente Mzize ni bahari ikipe irakomeye ba Mohamed Dumbia naoze mbona umukinnyi mwiza ibaze gukura umukinnyi muri Slovani Liberec abantu bazi ukina imikino y'Iburayi Celestine Kuwa na wari ariya pakomezuzwa bafite Bala Conte Maxi Pianzengeri Israel Patrick Mwenda kabisa n'uyu musore umudefanseri batipe barahari benshi cyane babahanga cyane yangiraza gutanga spectacle bashobora gukora sold out oya byanze bikunze barakora sold out ebana ngo bishobora kuza gushyika mu saa 8 sold out tayari yaba stade raba yuzuye cyane ubwo ganira pa Dynamo Saperi hanyuma Aperi ngira ngo ku isa 4 hari twegerejwe ikiganiro n'itangazamakuru kuri office ya Aperi hari ya Kimihurura nicyo nababwira yagomba gutanya ku isaha 4 Samiri ariyo ku munsi w'ejo zabayiteretse ababwira ibyavugiye muri press conference hanyuma ikindi ya Peri yakoze ni muri joro ryakeye yakoze icyo bita Garadina hari abakire batandukanye benshi cyane bakunda Peri ntarondora amazina ariko kandi ni Garadina ndetse ririmo umuyobozi w'icyubahiro wa Peri cyangwa se wahoze chairman wa Peri ni General Mbaraka Muganga Fande CDS nawe yarahari ni ibiro rero byabereye hariya ku kiro gikuru cya Ministeri y'Ingabo hariya RDF headquarters mu by'ukuri byari ibyishimo kuri bo basangira baganira bavuga bati ikipe yacu ni iki kibura abakire bati reka tuyimenemo agafaranga ntimukajye mwivuna n'ubwo wenda muri Ministeri y'Ingabo ariko hari ubwo nyine natwe twatanga support none mwege mukaza muduha izindi mbaraga cyangwa se muduha backup ngo bakusanyije amakuru nari mfite nuko hafi miliyoni 500 zageze kugira ngo byibuze Aperi ivuga iti nubwo Minadef izagizana amafaranga kuko turi ikipe ya Minadef
ariko n'abakunzi ba peri bafite imbaraga bagira cya miliyari z'abakinnyi barimo bajya kuguramo nk'abakinnyi igice cya miliyari ni ikintu cyiza cyo kuzirikana n'ijete nziza ku bakunzi ba peri ubwo umuntu yanabishima ubwo wenda abantu babibonye ko ikipe bazakina no ku cyumweru na Power Dynamos mu nkera y'abahizi ikipe ya Power Dynamos rero yamaze kugera i Kigali abantu barabibonye ko yahageze ku isaha saa 4 zuzuye z'ijoro ni ikipe ikomeye cyane abantu bagomba kwitondera ni ikipe nabonye yarashinzwe muri mu 1971 nyuma y'imyaka 20 gusa bahise batwara Africa Cup Winners Cup birumvikana ko yari ikipe ya mbere itwaye iki gikombe yo muri Amerika y'amajyepfo ufasha Amerika y'amajyepfo yose niyo kipe ya mbere twaye iki gikombe cya Africa Cup Winners Cup birumvikana ko ni ikipe y'ubukombe ni ikipe nabonye ifitemo abakinnyi basanzwe banazwi nk'uyu musore witwa Joshua Mutale yahoze mu ikipe ya Simba Joshua Bondo Mutale umwe mu bakinnyi beza hagati kabisa Kennedy Musonda yahoze mu ikipe ya Yanga nawe ari muri ikipe hari abandi bakinnyi bavanye muri Chipa United ndetse n'ikipe yitwa Sekune United na makipe yo muri Afrika y'Epfo bafite mu defense witwa Frederick Mulambya abantu bazamubona mu defense umuhanga cyane kabisa hanyuma bafite umutoza witwa Oswald Mutapa uyu Mutapa ariko uziko izina Mutapa ari izina ry'ibwami buriya Mutapa ni izina ry'ibwami umutoza ukomeye cyane we ufashe ikipe begukanye igikombe cya shampiyona umwaka ushize w'imikino cyari cya 8 begukanye urumva ko kabisa ku bikombe naho bariteretse cyane bamaze kwegukana ibikombe 7 by'igihugu urumva ko naho barimo neza hanyuma ikiri cyo kwitondera iyi Power Dynamos imwe mu makipe atanga abakinnyi benshi mu kipe y'igihugu ya Zambia ikipe y'igihugu ya Zambia yari mu gikombe cya Afurika ubushize n'ubu muri Maroc bazaba bariyo urumva Zambia urumva bafite abakinnyi nabo batanze muri Chan Desha ni nango umwanya mwiza wo kugira ngo umutoza testing n'abangaba yazanye kugira ngo arebe nabo yatanze muri Chan ni baramukagarutse icyo bizatanga ejo wendi Power Dynamos yakinaga na Zesk United muri Charity Shield birangira Zesk batsinze 2 ku busa ariko ni equipe umutoza avuga ko we gutsindwa ntacyo byamutwaye kuko ari gutegura equipe kandi yiteguye ko nahuza group yose hamwe equipe ikagira automatisme n'igikombe yizeza abakunzi ba equipe ya Power Dynamos ko n'umwaka utaha bagitwara cyane ubwo rero ni ku cyumweru match ni ku isaha 9 zuzuye muri Stade Amahoro ubwo n'abafana ba PL nabo bakomeje kugura amatike kugira ngo bazarebe uyu mukino abafana ba PL nabo nabonye batuje ariko hari icyo bari gukora barashaka kuza bari benshi muri Stade Amahoro ubwo nyine bareba iyi match ya Power Dynamos ndetse n'ikipe ya PL bizabana byari ibindi birori ku cyumweru urubuga rw'imikino ko turusoje reka tuzahure ku munsi w'ejo ku wa gatandatu nibwo tuzongera kuri urubuga rw'imikino tugaruka kuri APR muri rusange tugaruka kuri Premier League izaba igeze aharyoshye hanyuma kandi match n'umundi ya APR ya Rayon Sport na kipe yanga nabwiye ko tuza kwibageza kuri Radio Rwanda ari nako ya APR ku munsi wo ku cyumweru tuzayibagezaho nabwo kuri Radio Rwanda Premier League nabibabwiye ni kuri Magic FM ndetse n'itsinda rigari rwose giteguye kubagezaho iyi Premier League mwakoze cyane mwese rero kudukurikira reka duhereze umwanya nisingizwa Reja Mbatsi agezweho kuri isaha ciao ciao bye bye weekend nziza ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda ntumva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda usumvira radio bikumariye saa 5 ziruzuye neza muri studio za Radio Rwanda tuje kubagezaho amakuru agezweho ku buryo bw'inshamake ndi nisingizwe Alain Jean Baptiste ubu tuvugana imbaga y'abakristo baturutse imihanda yose bateraniye ikibeho ku butaka butagatifu mu karere ka Nyaruguru kwizihiza umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya umunsi uzwi nka Assomption mu kanya kashize umunyamakuru wacu uriyo yatubwiraga ko abakristo bateraniye ku mbuga nini iri imbere y'ingoro ya Bikira Mariya bakaba bari bategereje ko hatangira igitambo cya misa ari nako haririmbwaga habyinwa n'indirimbo zo gusingiza Bikira Mariya kandi ngo hari abashinzwe gahunda yo kwereka abitabiriye umwanya wa buri umwe ku buryo nubwo abantu ari benshi ariko ngo nta muvundo aho ikibeho mu karere ka Nyaruguru ku munsi